komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora icyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba nyine ko byagutanya nawe nyine wiringiye kuzabona ingororano uzi ikintu nakonye kintu ndi kumwe n'uyu muntu mureba aha ngaha Mediatrice twari twarahanye gahunda ko tuzabonana turabonanye kwese mwitonda se bashimwe ndishimye yego ko nkubonye turabona gushakaga cyane nyuma y'imyaka myinshi cyane hari igihe watangiye kumva ikiganiro cyacu ujyanye hashize igihe kinini nabanje kujya nkumva ukora kuri Magic na Michel mu kiganiro cyajyaga kiba saa moya n'igice saa mbiri gutyo najyaga nkunda kubakurikirana cyawe uza kutubura yego uza kubabura ngira ngo wavuye ariko nyuma naje kumenya ko yimuye amasaha ukora yandi masaha ejo ndibikubwiye ibaze ko utadukurikiranye kweli yego uzi ko utadukundaga oya narabakundaga cyane ariko njya nkukurikira ibindi biganiro ujya utanga ku macano yawe kuri Instagram kuri YouTube ndagukurikira hose turabana nyumva se urasa neza merci beaucoup na fashion zose kabisa yego ni nakubwiye ko ibintu byose bye tubiganira yego uratumva ko bikubwiye yego uratuma n'abaseriye uratuma nta mpamvu kuba seriye usigira urabona ndi seriye urekera ukunze urabona agiye ndi seriye se bose umwino si ntabwo biryoshye nako nanjye ndi umuntu ukunda kwishima ndi umuntu ukunda guseka cyane ndi umuntu enjoying life ubuzima tuba tugomba kubwenjoyinga byanze bikunze hano turi ni muri Sande Park ni jardin nziza cyane ubonye atari nziza ni heza pe nahakunze mana we ni ubwa mbere ngezemo ubwo bageze uzi ubwa mbere mpagiye jewe nagiye ni isi numiwe natembereye hose mbese nari isi pe wageze no hirya ku mazi najyaga ngira amatsiko yo kujya mu Rukari Nyanza navuze usubona ingenzi asanga ikiko byose nabisanze birarenze cyane Mediatrice rero twishimiye kubana nawe muri kino kiganiro ubundi ntagera kwaje izina ry'ikinyarwanda izina ry'ikinyarwanda ni iri Mukeshimana Mediatrice yego uzi impamvu nishimiye kukwakira muri kano kanya ntabwo igeze isiga mu korogo Imana ishimwe uri kubona ndi naturel uri naturel uragira ngo mpaguruke mbyine urashaka ko mbyina kandi wasanga warigeze kwisiga oya icyo wigize ushaka kwisiga oya ibyo bintu ntabwo nabikora neza uri igikara gutyo ni izina ry'Imana ndishimye pe uzi ko nkunda abantu b'inzobe oya yewe iyo mbabonye ngira ubona ndi igikara ndi inzobe uri inzobe oya sa uri inzobe idakabije ako nziza omwe ni byiza ngo omwe uko biri nyine igikara cyawe kiraryoshye ni cyiza ntuzikubiteho mu korogo oya ntabwo nabikora bigira ingaruka ku mubiri byanze bikunze nubwo bitagira ingaruka igikara kiraryoshye yego hari umuntu yigeze kuririmba aririmba ati black is beautiful igikara cyiza nuko sasa rero uri n'umuririmbyi umva ndagerageza ndabizi nuko nabuze umuntu ntera inkunga ngo njye muri studio nanjye nkore ako mu rugo mba ndi kwandika n'amateatere n'amafilimi byose nkandika n'indirimbo byose umva ushaka kuba umusitari cyane urahiriza iki cyiza cyo kuba umusitari icyiza uramenyekana njye mba mbona ari agaciro iyo abantu bakuzi aho utambuka iyo bikugeza kure ubona n'akazi mu bintu bitandukanye ukuntu dukunda abantu Alex Waking James bandi bose ukunda Papi Clever wo muri ADP cyane Papi Clever ndamukunda na Dorcas aho bari iki kiganiro nibagikurikirana babimenye ku mutima ko mbakunda nari ni Gahongayire ndamukunda abo bose uzi no kwimba indirimbo zabo se cyane indirimbo wiyumva muri kano kanya gitangiza indirimbo bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe
menshi yo gutangaza niyo Papi Clever na Dorcas ko nyemo kwikiye ndimbo ntayizi baririmba izo mu gitabo cyane baba zifite iyo niyo mu gitabo se ubwo niyo mu gitabo si ya Papi Clever. Papi Clever na Dorcas bakunda kuririmba indirimbo zo mu gitabo kandi nkunda kubakurikira cyane bajya baririmba ngo ayimana y'ukuri komeza kunyobora urancishe mu nzira yo gukora icyo ushaka mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba ananya nyine ko byagutanya nawe nyine wiringiye kuzabona ingororano uzi ikintu nakonye kintu ushobora kuba wabumukira filime umva nukuri ahubwo unshakire ba Speransiya umva Samusuri twaravuganye ariko shana umwana mwiza ntago yanciye amazi uzi ko azaguca amazi ariko nanzi ko umuntu w'umusitari nyine utamuvugisha ngakuvugishe ariko ndamushimira ni kamera aze kubibona naramwandikiye kuri Instagram amatime turaganira yarankomeje imbaraga aranga ko ngo komeza igerageze nyine komeza urugendo nagambye ngo ngwino ngufashe ariko byibuze ntago bibabigoye bibabigoye umuntu wite ngo yanga mushize hari abafite abantu benshi cyane bamwandikiye bamubwiye turifuza ko dufasha natwe dufite impano hari abagerageza gufasha ariko ari nabo bidashoboka nyine ikintu ngiye namukundiye nuko atanciye imbaraga ntago anciye imbaraga nta nubwo yigeze ambwira ko ari bibi ndamushimira ko yarankomeje ambwira wawo ni byiza komeza none icyo gikara cyawe kijyanye ndikomeza kukitsaho kundi ari special ndone biryoshye byatari ntabwo bajya kuga kuri mwiza abantu bankurikirana ku mbuga njya mpostinga nk'amafoto bakambwira ni meza ni byiza kubwiza urabivuga gute ubwiza bw'igikara ubwiza ubivuga kwiki reka nkubwire rero ariko inkuru yawe yerekeye n'ubwiza njye uko ndi kose ndiyakira nemera ko Imana yandemye ndabikunda kuko uvuga ngo kwiyakira nyine uko ndi kose ntago ko Imana naba ndi mwiza naba ndi mubi ntago Imana niko yabishatse ngende mwiza imbere y'Imana n'imbere y'abantu urumva njyewe uko ndi kose ndabyakira ndi mwiza no you are beautiful thank you icyo gikara niba kiba gifite hano Kigali abenshi bari kuza bakiharambura gusanga birasa nabi ariko you are beautiful ndifuza ko uzajya muri filime ugize Imana ukabibona ukajyemo byaba biryoshye cyane wumva washobora mwiyerore iyo ariyo yose ariko hari role ntakena yo kwambara ubusa kubindaya oya banumva iyo gusenga kuririmba kubyina nyine wenda no kuba mama cyangwa no twatundi dusanzwe atari yindi iyo abantu bari bumbone namba busa cyangwa karubanda nakoza amahano oya uramutse ubikoze ntabwo ari byo ari ubuzima busanzwe byangora hari izo njya mbona nkabona ziteye ubwoba ubona nk'umukobwa yambaye ubusa oya izo ntabwo iz'uburaya iby'Imana sibyo ushaka no gukina filimi y'ubuzima busanzwe ariko wiyubashye The American Story. Mbere yuko ndengaha ubu gahunda yo kwiyandikisha muri tombora ya DV Green Card Lottery yaratangiye. Ni amahirwe ahabwa abantu barenga 55,000 buri mwaka. Wasanga nawe rero wahabwa kuri ayo mahirwe ukajya gutura no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntabwo ari abantu bose bazi gukora neza izi application ntibakakubeshye. Iyo nayikintu niyo najya mu buzima bukakaye wenda niyo nandi mayibo ariko kuba ntambaye ubusa iyo nayikintu iyo ariyo yose tuvuga ku buzima rero bukakaye nicyo twifuza ko tunaganiraho muri kano kanya mu nkuru yanjye reka twigire ku buzima bwawe by'inteko inkuru yawe nyirizina cyane cyane yerekeranye n'uburyo wavutse ndetse no kuwaje gukora ugasanga uri wenyine kuri ino si ibyo byo biragoye kwivuga ni ikintu kingora uyu munsi birakora impamvu ubu ntabwo njya nkunda kubivugaho narabivuze kenshi bigeze aho ndabireka hari n'umuntu mbaza ngo se ngo media ngo ufite papa na mama wawe nkamubwira ngo yego kugira ngo bimpe amahoro kuko igihe nabivugiye nabonye ntacyo byamariye igihe nabivugiye nasanze nta nyungu yindi nakuyemo bitwa rero n'ubundi nihaye amahoro hari abantu bazi ko mfite ababyeyi hari abantu bazi ko mbayeho neza hari n'abantu bambaza ati uba mu buzima bwiza cyane kuko igihe nabivugiye ntacyo byamariye ntabwo nabonye umfashe byageze aho ndiyakira ndavuga Mana ndagushimira ko ngufite yego Imana yagiye incira inzira uyu munsi reka tubivuge yego ni
byatangiye gute, watangiye kumenya gute ko nta muvandimwe nta mubyeyi ufite ku inosi? Mfite imyaka 3-4 gutyo, uko umwana atangira kumenya ubwenge bw'ibintu byose, nisanze mba muri orofena y'Ikabgayi, abantu bazi ku Kamazuru. Urahazi ja? Eko. Ku Kamazuru Ikabgayi. Usa nk'ujya impanda gutya. Ni ahantu bita ku Kamazuru. Niho nabaga mfite nk'imyaka 4, nahavuye 9 hari ukuntu abana bagendaga babashyira mu miryango ngo bajye kubarera, nanjye mbona umuryango ujya kondera ariko w'umukecuru gusa. Afite umugabo wabyaye umwana umwe warishakira ajya mu rugo rwe, ajya mu bye nyine. Urumva nari umukecuru wenyine twabanaga, niwe wandeze kugeza aka kanya, ariko mo hagati yaje kwitaba Imana. Sigara njyenyine nyine, ubwo ni njyenyine nyine ubu ngubu. None se ababyeyi bawe bakubwiye ko babuze gute? Ntago babizi kuko yagiye kunzana muri oroferina, umwana agiye kwirerera. Muri oroferina se yagukuye bakubwiye ko bari bagutoye he? Urumva njye nari umwana w'imyaka 4, abari muto ntabwo ibyo bintu yabibaza cyangwa bimenye. Gusa ikintu nzi nuko baje ari ababyeyi benshi, buri wese abaga afite umwana, buri wese afite umwana, baje kudutwara turi abana benshi, n'iwacu mu gace kacu hari n'abandi. Ubwo rero na mukecuru ntago abizi, ntago yarazi amateka yanjye kuko yaje kumfata, ngo naramubajije impamvu yaje kumfata, arambwira ngo nta mwana w'umukobwa yabyaye, yari afite umwana umwe w'umuhungu gusa. Umwana umwe w'umuhungu yari yarashatse, arabyara, ajya mu rugo rwe, mukecuru asigara wenyine, ariko nyuma haza kuba abuzukuru. Ariko barabuzukuru b'abahungu, yifuza akana k'agakobwa, ajya muri oroferina, ajya kwaka umwana, amfata gutyo. Yego. Akugiye umwana we? Yego. Uyu munsi uwo muryango niwo muryango wawe? Nkubwiye ko mfite umuryango wanjye wari umukecuru kandi ntabwo akiriho. Nasigaye njyenyine. Yego. Kuko niwe wanyakiriye, niwe wankunze, niwe wanyeretse byose, niwe nzi mu buzima. Nta kintu na gito wibuka ku muryango wawe, yaba ari mama wawe? Ntago mbizi, urabona ko habaye genocide. Abana benshi mu oroferina wasangaga abenshi ari mu bihe bya genocide. Kuko ubwenge bwose namenye mfite imyaka 3, nari ndi mu kigo cy'imfubyi kandi ntago nzi ukuntu nagize mu kigo cy'imfubyi. Ariko nkikibamo ubwo muri oroferina ubwo njya menyamo dukeya ko ababikira batureraga, twabitaga abamama bacu, abapapa bahakoraga, mbese abantu batubahaga hafi, twari tuzi ko ari bo babyeyi bacu. Ubwenge bwaho njya nibukamo dukeya, ariko nyuma ya oroferina nta kintu nzi. Nta kintu gito wibuka? Yego. Ntabwo wasubiye inyuma ngo ujye kwaza muri oroferina ngo bagukuye he? Oya, uri kumva iyo ukiri umwana uvuga uti hari ahantu nahagira gutera amateke n'iki, nta no gutekereza cyane. Aho nshakiye kubitekereza ubu ngubu ngana gutya, nashatse kujyayo nsanga ikigo cyacu cyarasenyutse. Nangiye kugerageza ngo mbe nabaza amateka se nagize muri oroferina byagenze gute. Kuko uko biri kose kugira ngo ujyemo ufite umuntu wakujyanyemo cyangwa uburyo bakwakira. Nashatse kujyayo, ikigo nsanga baragisenye, cyarahindutse, ubu ngo bahakorera ukaristiya z'abakatolika, za karistiya baha abakristo mu misa. Ikintu kiriyo ni utuntu tw'udufoto, nari rwabona umwana ngo umumenye, tugiye ku nkuta hari amafoto, ariko nta kindi kintu kibamo. Ikigo cyarasenyutse, nabajije impamvu nyine cyahavuye, barambwira ngo umuntu agiteraga inkunga ngo yarapfuye, biba ngombwa ko gisenyuka, abana bose babajyana mu miryango, kivaho nyine ntabwo kikiriho. Gusa ariko hari ikindi kibi cyo gukuntu, cyo ntabwo mbizi. Nicyo utajya wibagirwa mu buzima bwawe bwo kutagira ababyeyi, bwo kutamenya ukomoka by'umwihariko? Ni byinshi cyane bikunda kuntera ibikomere byinshi. Nk'ubu nta muntu ngira nabwira ikibazo cyanjye ngo mbwire ngo mfasha. Mu buzima bwanjye bwose nabayeho ibibazo byanjye mbyimenyera. Yesu akancira inzira kigakemuka, ariko nta muntu ngira nabwira ngo mfite ikibazo kimeze gutya, ngo se ngo wenda tuvuge ngo ukeneye nk'ibihumbi 20, ngo ufite bene wanyu ugiye kubwira ko nagize ikibazo gutya, mfasha. Imana yagiye incira inzira, njye naca mu nzira zigoye, ariko nta muntu ngira mbwira ibyanjye. Buri kimwe cyose ndakimenyera, ibintu byanjye nyine mba mbizi ndabyimenyera. Ikintu cyose kibaye mbwira Imana, ntubizi, ni wowe papa, ni wowe mama, ni wowe masenge, ni wowe marume, ni wowe murumuna wanjye na mukuru wanjye, urabizi ntagomba kubikemura. Niko nyibwira, ariko nayo irankunda, ikunda kundinda ibibazo iteka. Uyu munsi ubaye gute Mediatrice? Biragoye nyine, nshakisha ubuzima uko biri kose nkabaho, ariko ntabwo nakuvuga ngo ni ubuzima bwiza, ariko Uwiteka akomeza kumpisha, nta nubwo ajya akunda ko nkorwa n'isoni. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga,
harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783378096. akomeza kandi ariko nkabaho Ukora iki? nize no gusuka, hari igihe mbona n'umuntu nkamusuka. Ukora iki? Ubu nta kazi mfite, nta kintu gifatika nakubwira ngo ndakora, ariko uko biri nshakisha imibereho nkakora. Ubahe. Njye na aderesi ngira ubundi. Nkubwiye ngo ngira aderesi nawe nkubeshye. Mba muri Kigali nishakishiriza ubuzima kugira ngo mbeho. Nkubwiye ngo ngira aderesi, oya kabisa. Kuko ejo mba ndi hano, ejo ndi hariya, ejo ahantu mbaye ukwezi, ahantu mbaye uko ntago ngira aderesi muri Kigali. Amazina semeje aderesi bikesha Imana uwayakuye. Muri orofene bagiye batwita amazina. Kubona n'umuryango kuvuga ngo washakisha umuryango biragora, kuko utazi n'amazina iwanyu bakoze. Ni ukuvuga ngo muri orofene hari amazina yabo bagiye batwita. Ntago mbizi nimba amazina nitwa nimba ari ayanjye, nimba ari ayo muri orofene, gusa nabo batwise amazina. Ushaka kuba ari ayo muri orofene nitwa. We nta kantu na gato rwose uvuga uti ntako aka niko nashingiye nshaka umuryango wanjye ntako kuba icyo kintu ariko kimeze ntabwo cyagukomerekeje ku rwego twebwe tudashobora kuba twanakwiyumvisha. Ibintu byagiye binkomeretsa cyane ni byinshi. Ikintu cyambabaje ni uko cyagiye kinkomeretsa. Urabona njye najyanywe n'umukecuru kundera, yarashaje pe, kuko n'umupfuye ejo bundi afite hafi mu myaka 90. Yarashaje, yanjyanye ndi umwana. Igihe nari ngezemo cyo kujya ku ishuri yaratangiye kunanirwa kugenda. Ujye ku ishuri iyo bampaga umubyeyi nagiraga ikibazo gikomeye. Ntabwo abashaga kugera ahantu nigaga ahantu bita mu by'Imana ni hasi. Abantu bazi Kirengeri mu by'Imana Bukomero barahazi. Njye nize mu by'Imana primaire. Nigaho n'impanda gato ariko bitabihagarara. Urumva hari ukuntu bavugaga ati muza n'ababyeyi mu nama z'abanyeshuri. Ngiye byarangoraga kandi bahoraga banyirukana kubera iyo mpamvu. Hari ukuntu bavuga ngo umwana utazanye umubyeyi ku ishuri asubireyo, subize igera ku ishuri. Hari ukuntu babikaniraga. Njye rero ntabwo najyaga ngira umuntu ngera ku ishuri. Umukecuru yararwaye amaguru, yarashaje, ntabwo abashaga kugera ku kigo hari kure, bahoraga banyirukana kubera iyo mpamvu. Ndakwa kundi unaderanja mu ishuri gasakuza bakwandika bakagutuma umubyeyi, nabyo byaniraga igikomere naho umuntu njyana. Ndasanga rero biragoye cyane. Nese ko umuntu wifite morali kuraye n'ibyo bibazo nariyakiriye. Hari indirimbo Aline Gahongayire ajya aririmba ngo ndanyuzwe mu mutima wanjye. Hari gitara aririmba nkunda cyane. Aline nakurikirana iki kiganiro, Imana imumugisha kuri iyi ndirimbo yaririmbye. Arananimbye ngo suka ibibazo birangiye, suka amarira yashize, n'umutima unyuzwe, ndanyuzwe mu mutima wanjye, mfite indirimbo ibihumbi, ntarindi jambo nshaka kuvuga usibye gushima. n'indimo nayo kubaka cyane. N'iki kindi navuga ngo kikubaka mu buzima bwa buri munsi? Gusenga. Iyo nsomye Bibiliya ngira birama rwo nkunda kuyisoma cyane. Iyo mfite ikibazo niyo negera buri gihe. Ubu hari abantu mba ndi gukora ariko kugira ngo mbone uko mvaho, ako ntabwo nakubwira ngo ni byiza ngo gutya uko biri kose amafaranga nkabona iyo nyaguzemo ibyo kurya bita birangira. Nta mafaranga nsigana ku ruhande. Niyo nguze nk'agasukari ko kunywa icyayi cyangwa se n'ibyo birara ibintu byarahenze biragora. Nsigara nta kintu mfite ku ruhande pe. Urebye mbonye amavuta yo kwisiga, nkabona isukari ku cyayi, nkabona ibyo kurya bigacira Imana warakoze. Ni bande bagukomekeje mu buzima ujye uvuga ati ewa aba bantu Imana ibatembereza? Hari umuhungu dufite muri uwo muryango narerewemo yitwa Dodi. Ndamuvuga ko ntabwo ndi bubitinye. Ubwo mperuka mu rugo, umukecuru yapfuye 2019, umukecuru amwe muri orofene. Noneho yararwaye hari menye yarabonaga ko agiye gupfa pe, ameze nabi kandi uzi ibi bintu by'ibibazo by'imiryango ngo amasambu abazi ko umuntu napfuri mu bisigarimo cyangwa uri mu bitware. Nicyo ngiraga abantu benshi babatekereza. Noneho ubwo umukecuru yararwaye ameze nabi, nagiye kumusura. Yari yampamagaje ngo nze kumusura, turahahurira. Arambwira ngo niko ngo media niwe
ukugeza kandi ntabwo urabona iwanyu ngo ntabwo uzi isa na nyoko ngo ntabwo uzi ahantu uvuka ubwo uraho ngo utazi iyo uvuka utazi n'iwanyu ngo nta sano ufite ngo kuki utazi iwanyu akubwira gutyo umukecuru yararembye cyane ameze nabi abantu bose bavuga ati rwose none umenya bigiye kurangira rero yakundaga kunkomeretsa cyane kuko nkigera no muri uwo muryango nahasanze umuhungu aho n'undi bakurikirana k'agahungu barabuzukura mukecuru nakubwiye ko yagiye kunzana ko nta gakobwa yari yarabyaye yagira ngo abone agakobwa hafi kazajya kamukuburira kakamufasha ajya kunzana muri ubwo buryo mpasanze abuzukuru bo ntibanyishimira yagiye kunzana n'imiryango yindi itabishaka irambwira ko ufite abuzukuruza umwana uramujyana hehe aranga aza kuntwara ni wa mwuka wera ni y'amana ishaka ko mpaba akandera ubwo rero mpageze kuko habaga abuzukuru bahise bivumbura baragenda baramubeshyera ngo yabatutse cyane ngo ntabashaka ngo yazanye ikindi cyana nyine ngo kibaruta abasimbuje bava muri urwo rugo gutyo sigana n'umukecuru wanjye kugeza ngana gushya ubwo rero uwo muhungu wo muri famille niwe nzi tujye duhura kankomeretsa ukuntu yagukomekeje cyane niwe ujye umbwira amagambo akakaye ntabwo duherukana ntabwo nkunda kujya mu rugo hashize nk'imyaka 2 ntagera iwacu kuva mpaheruka njya kumushyingura gusa ariko ndi hafi kujyayo ako maheruka icyo gihe pe iyo duhuye arankomeretsa akunda kumbwira amagambo atanshimisha atagushimisha polisi ukomere cyane kandi ujye ukomeza wishimire muri ubwo buryo bwawe use kuko umuryango turabona gute media biragoye biragoye kubera ko cyese uzi ngo papa wawe yitwa gutya uzi ngo mama wawe yitwa gutya cyangwa avuga ati navukanaga n'aba uwiteka nabikora akayobora abantu bo ku isi hose hari igihe namubona ntabwo nzi niba barapfuye hari igihe njya nicara nkavuga ni ndetse buriya bazi ko napfuye buriya niba hari n'umuntu ubaho mu muryango wenda bakaba bazi ko wenda hari akana k'agahinja gutya wenda babuze batazihereza bajya bavuga ati buriya karapfuye ariko nanjye ko ntekereza ni wenda wasanga mama wanjye yarapfuye papa wanjye yarapfuye buriya wasanga bariho wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka ni abahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ibyo ari byo byose ntabwo umuryango upfira gushira nta muntu n'umwe ujya ubura ngo abure gusigaraho ntawamenya hatabaye isobanyu abanyikorume uko biri wenda arigisha ko ari mu cyari yatajyanye izo telefone n'iryo koranabuhanga atarizi ariko aba ariho asa nawe azi no kukubaza niba ngiye kubona umuryango ni ibintu bigoye cyane kubona umuryango wanjye se njya kubanza ubwenge nkamenya keretse byibuze nk'umuntu uri bukurikira iki kiganiro yakoze muri cya kigo cya Roferina akaba yaranyakiriye kugira ngo njyemo hariya mubonye akampa aderese buriya byamfasha cyangwa hagira umuntu mbaza ikintu cyanabyishe nuko icyo kigo cyacu cyasenyutse byibuze ujya kubaza amakuru ukavuga uti se nageze hano gute mwamfashe gute ariko ntabwo ufite umuntu nabaza kandi nguko reka tugerageze wenda twigane ibindi bitandukanye mbwira sasa rero nkunda gucokoza abantu kugira ngo yiteho uze nko mu kiganiro nk'uko umusore musaba igihe kingana iki akunda kwisekera cyane erega Yesu yampaye umunezero byageze ndiyakirana ko ngomba guseka kubyina abantu bakunda kunkurikira ku mashasha media bakunda kumbaza ubuzima mbayo cyane ahubwo abantu bari kubona barumirwa bakunda kumbaza ukuntu mbayeho umva nararize bihagije ndahogora ahubwo hari indirimbo nkunda kuririmba nakoze remix y'indirimbo y'abandi ya wa muhanzi witwa ni Mucyo Wera gutyo Mucyo Wera
Okay, ntabwo muzi. Yitwa ngo nta marira nabonye atahoza, nta gahinda nabonye atamara, nta gikomere na kimwe atomora, nukuri Yesu arashoboye. Naramubonye mu gihe cy'umubabaro, naramubonye mu gihe cy'agahinda, naramubonye mu gihe cyo gushavuzwa, naramubonye uwo mwami arashoboye. Naramubonye mu gihe bose bantaga, naramubonye mu gihe cy'ibyago, naramubonye mu gihe nashavuzwaga, naramubonye uwo mwami arashoboye. Akanyuma naramubonye mu gihe yampozaga, naramubonye mu gihe yandemagamo icyizere, naramubonye mu gihe yampumurizaga, naramubonye uwo mwami arashoboye. Ibyo atarakora ngo sibyo byamara imbaraga zo gushima. Iyo niyo remix nakubwiraga ajya nkunda gusubiramo nibereye mu rugo nihimbi ibitero. Bafite ibindi bitero byerekeranye n'abamama babyara kandi ntabwo ndaba umudamu ntabwo ndabyara njye nahise nishizaho ibyanjye. Ibyo ntabwo njya mbijya amajara. Ibyo ni ibindi bindi. Kabisa. Ntabwo ufite umukunzi. Umuntu wese dupfa guhita ambwira ngo iwanyu ni henga ababyeyi bawe ni bande. Ntamubwira nti gihore ijya gushaka abandi. Ako kanya gituma ukati. Wana kabisa na nimero nkayisiba nkagupoya. Birangora kubisobanurira umuntu. Akubaza ibibazo byinshi kumvura akomeretse. Ntabwo njya mu bintu by'inkundo ngewe. Kuko umuntu wese atakubwira ngo hari iwanyu ni. Ngo urumva mugomba kwibwirana. Nje rero ntabwo mfite ukuntu ndi bumubwire. Simfite n'umuntu ujya kumuperezanta ngo ngiye kumumwereka. Ikindi ndamubwira nti ntabwo mfite umuntu uzanshyigikira ngo nkuruke kandi njye sinshyigikira. Ntabwo najya gushaka umuntu ntakoze mariage ngo Imana imuhe umugisha. Ubwo rero kubera ko ntafite abanshyigikira no kuba navuga ngo ngiye kukwereka uyu no kukubwira ibindi ndakubwira rwose igendere. Imana nibishaka uzakora ibyo ariko oya. Oya jera Imana nibishaka izabikora ku giti cyabo. Ariko ngiye mu gihe Imana itarambwira ngo nagira mpishorera. Mba numva yambajije ibibazo byinshi bitambwa ntigendere. Hari n'abo mbwira mfite fiance kugira ngo amahoro andeke. Kuko akubaza ibibazo byinshi gera. Ibyo byose ukundanye n'umuntu ugomba kumenya address y'ahantu. Ubwo urumva yambajije ibyo bibazo njye ntabwo ngira ikintu musubiza cyo kumubwira. Biragoye. Harimo abantu njya mbeshya ngo mfite sheri kugira ngo bo gukomeza kunyirukankaho cyangwa no kumbwira ngo turagukunda. Ntabwo ngo ya mfite sheri rwose. Ntabwo ibyo bintu ndabibonera umwanya ntabwo umutima wanjye urabifungura. Ukumva se bizarangira gute? Ukumva bizarangira. Simbizi ariko Imana iburira bizi ifite ikintu yanteganyirije. Icyo nzi cyo nuko Imana buri muntu wese ifite imigambi yamuteganyirije igomba kuba kandi yikivuze kirasohora ntabwo gitinda. Nikiza ari icy'Imana ntabwo wakirwanya ngo bikunde. Ikintu Imana yagupangiye ntabwo niyo wagira uti ibyo wigira. Ubwo wasanga none aho ngaho mvuga ari Imana itigeze imwe cyangwa ngo iteganye. Wasanga ari bandi bo kugutera agahinda no kongera bakagusubiza inyuma. Ngo wanjye Imana izamuzana pe kandi ayisenga byanyabyo. Umukristo usenga ewana kabisa ubaha Imana rwose. Wa wundi tuzajya dufata inzira tukajya mu rusengero gusenga kuko tunabanye ntusenge twabipfa rwose naguta. Eka we waba ugiye kundimbura. Waba ugiye kundimbura yego. Kakugira ngo mbure ubugingo bwo mu ijana nakoreka. None se Yesu Kristo none aramutaje koko wicanga atajya gusenga. Aramutse ataje none. Yesu azaza. Nzagerageza uko bikora. Igihe bavugiye ko ugomba kuza. Ariko azaza. Ariko azaza. Ari hafi kuza ahubwo ari hano hafi ubure kwitegura ngo weze. None muri Bibiliya uhera mu kinyejana cya kera bavuga ngo araje. Ubu ngubu se ko ataraza. Agiye kuza ari mu nzira. N'abasogokuruza bacu bari bazi ko nyine bagiye kuza. N'uyu munsi tuzi ko agiye kuza. N'ubu nanjye navutse nzi ko agiye kuza. Ndabyuka mu mwaka w'2000 niteguye kwaza. Nagiye witeguye se Satani agiye kuza gutwara bodaboda guzaza handi ntabwo wabikoze. Ari ngo Satani nawe yaragiye kuza gutwara ibyo. Ntabwo bizi dara cy'ikintu. Hajya abantu ugeze kurazi inkweto hanze ngo za bodaboda. Satani ngaje gutwara ibyo baramutegereza baramubona.
nawe wazishyize hanze se ku muryango gusa nataza kumutwara umva abantu baribye abamaduka bose baraza hanze afasha abantu bajya badujuka ibintu ibyo kuvuga Yesu Kristo ubizi neza ko azaza nari umwana ariko icyo gihe cyangwa umugabo vuba utavuga ngo Yesu Kristo aya rwose ariko buri wese n'igihe cye buri wese ntajye muzajya agushyiraho pressure ngo bimeze gute ubundi umuntu narifungura ngo mbwire amateka yanjye yego ntabwo umuntu mukunda icyo mwihorera kuko umuntu nzakunda nzaba namubwiye amateka yanjye azi buri kimwe kugira nta kintu azambaza ngo njyane iwanyu ngo jya kunyereka mama wawe ngo ibiki agomba kuba abizi. Aya mahirwe ntabwo ahoraho, ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba. Niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD, ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aya makuru rero yabyaza umusaruro. Nimero zacu ni 0787404958. The early bird catches the worm.